nk'uko nabivuze rero dutangira ikiganiro BBC Gahuzamiryango yatumiye abasaza abantu bashesha akanguhe nako baganira kuri manifeste y'abahutu intego yo gukomeza gukomera ku kuri kugeza aho kuzavugwa kugatsinda ikinyoma ni ingenzi cyane kuko bitabaye ibyo u Rwanda rwazarigitira mu kinyoma urwango rugakomeza kugeza aho abantu bazasanga batanibuka icyo bapfa abana bacu bakazavuka bahita baragwa inzika abantu bakuru rero bumvise ko bo batangiye kuganira ku ntandaro ikibazo cya manifeste y'abahutu ivugwa kuba yarabaye nyirabayazana ibindi bikorwa byashimangiye irondabwoko byavuyemo jenoside mu gihe mu Rwanda bayitiriye Musenyeri Peroda ibyo kuyiganiraho ntibabikuzwe kuko igarura amateka abangamira gahunda yo kwandika amateka mashya ya FPR ya General Paul Kagame nk'ibutare mu bubiko bw'ibyanditswe ku mateka ibyinshi byaratwitswe cyangwa bijyanwa kujugunywa ahatazwi nubwo nagira ngo ubaze icyo watekereje kuri kiriya kiganiro nimba waracyumvise. Nge ntabwo nigeze nyumva. Ntabwo wacyumvise? No, ariko niba ari ikiganiro cyari kirimo abantu batubanjirije bakaba ari abantu bafite gahunda yo kutwigisha bimwe mu byo tutazi ndetse no kuzirikana bimwe mu byo twabigiyeho. Nge nakubwira yuko ntago first of all wavuze ambasaderi ni Nsengimana ni Sabimana Nsengimana ya Ndagijimana uvuga ambasaderi Ndagijimana n'umuntu nzi na waranzi ibitekerezo bye nibaza ko ari ibitekerezo nubaha cyane kandi hari ibintu byinshi nagiye mwigiraho nge nk'umuntu na ndetse iyo mpuye nawe tukaganira umunsi niwo ufata icyemezo cyo kudutandukanya ntabwo ari we cyangwa ge Prime Minister Twagiramungu ni umuntu nabonye nka role model wanjye ni ukuvuga ni umuntu nabonye wo kwigiraho igihe cyose usibye n'ibiganiro cyangwa se n'inyigisho yagiye atanga mu buzima n'ibyemezo yagiye afata we nk'igihe yagombaga gufata ibyemezo nk'umuntu nibaza ko yafashe ibyemezo mu gihe cyari gikwiye buriya mu buzima ntabwo kugira ngo umuntu abashe gufata icyemezo kizima biba byoroshye cyane cyane ko icyemezo kizima burya kenshi na kenshi gifatwa mu bwira kuko kiratungurana kuko cyane cyane muri politike kugira ngo ufate icyemezo kizima hagomba kuba habayeho kubangamirwa kandi iyo habayeho kubangamirwa iba ari emergency ni ukuvuga iba ari urgence mu gifaransa. So kenshi na kenshi umunyapolitike wo mu rwego nk'urwa Prime Minister Twagiramungu icyemezo aba yaragifashe byihutirwa kugira ngo rero umuntu afate icyemezo mu buryo bwihutirwa inshuro zirenze 3 biba bivuga ko ari umuntu w'umuhanga kandi ukunda igihugu cye. Prime Minister Twagiramungu yafashe icyemezo cyo gutandukana n'ishyaka rye cyangwa se na politike yari arimo muri za 90 aza gufatanya n'abantu atazi n'abari bo bavuye hanze azi ko bashobora gutunganya amarorerwa yari ari mu gihugu kandi yari ataragera niwandabaga ahubwo yari agitangira ariko ntabwo yigeze yibeshya ibyemezo bye byose yabifatiye igihe nyacyo. Yafashe icyemezo cyo kwitandukanya
n'inkotanyi nanone mu gihe cya kare cyane nta n'undi wari wakagitekereje. Inkotanyi zirongera ziribeshya nazo, afata nanone icyemezo cyo kujya kwitanga akajya kwiyamamaza, ndetse amajwi ye bivugwa ko yari yanatsinze ariko ntiyageze abasha kuyobora igihugu kubera leta yari yabaye igitugu. Hari n'ibindi byemezo ashobora kuba yarafashe ngewe nk'umuntu nshobora kuba ntazi, ariko byose yabifataga igihe nyacyo, kandi ibyemezo bye kenshi na kenshi impamvu bitigeze bishyigikirwa n'abanyagitugu nuko yabifataga ashyigikira abanyarwanda bose muri rusange, atarebye amoko, atarebye akarere. Niyo mpamvu n'uyu munsi mu mwitango n'umukurambere cyangwa n'umusaza ariko agikomeje gufata ibyemezo bikwiye kuruta abandi bose. Impamvu nuko ukuri yahagazeho kutigeze gutakara kandi ntabwo kuzasimburwa, kuko niyo ndebye mu mateka y'abantu dufite birambabaza cyane kuba nta muntu mbona ushobora kuzagira ukuri nk'utwa Prime Minister Twagiramungu. Ntabwo muzi, naramubonye muri kabineti muri leta y'ubumwe, naramubonye kuri televiziyo, naramubonye namwumva ku maradiyo, ariko ntabwo nigera mbonana nawe mbona nkubone. Ariko ntabwo nibaza ko kubonana nawe mbona nkubone byansobanurira uwo ari we kurusha ibyo nzi, kuko naramukurikiranye cyane, nagize ubushake. Ndi umuntu utarambirwa, nkunda gukurikirana umuntu iyo ari umuntu uvuga ibintu bizima. Ngiye nkurikirana abantu babiri, nkurikirana umunyabyaha nkakurikirana n'umuntu w'ukuri. Prime Minister Twagiramungu namukurikiranye kimwe nk'abandi banyabyaha bose, ariko ku mpamvu z'uko ari umunyakuri. Icyo nakubwira nuko ibyo yaba yaravuze cyose muri icyo kiganiro nta gishya cyaba ari kuri jye, kuko sanzwe nkurikirana we ndetse imirongo agenderaho ndayizi. Icyo kiganiro buriya wenda nzafata umwanya wo kucyumva, ariko nta gishya nacyumvamwo kirenze icyo nzi kuri we.